ni umuturage wo mu mudugudu wa Mbogo mu kagari ka Butare mu murenge wa Gihombo, Nduwamungu Esidarasi, aho avuga ko ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2025 ahagana ku isaa 11 z'umugoroba ubwo yari avuye mu kazi atungurwa no gusanga igikuku cyaguye ku nzu ye. Mbona nubwo mu gihe ndi muzantaha bambwira yuko igikuku cyaguye ku nzu. Ubwo mudamu niwe mpamagaye ngo ndaza, hageze nsanga igikuku cyaguye ku nzu n'igikoni, ngo bisaba ko abaturage baza, bari hafi baza. Noneho mu gitondo mu mudugudu bavugisha ingoma, umudugudu bazurahurura uza gutanga umuganda, uretse ko ari n'abandi bo mu yindi midugudu baje turi kumwe bari gutanga ubufasha kugena isaha. Nagiye gukora, ngeze hano mu rugo, ngeze mu gikari, umwana arampamagara ati mayi ngwino urebe ibyabaye. Hageze nsanga hari umugabo wacu na Hasoni ari we uri kuhakura ibintu byasigaye bigaragara gakeya, tubikuraho nyine, ariko tubona ko n'ubundi n'ibindi biri bumanuke bikadukurikira. Ndababwira nti nibegereyo, tujya gushakisha ubuyobozi turabibumenyesha, batwoherereza abantu baza kudufasha. Ubwo twaraye dukora ijoro ryose kugeza n'ubu mu gitondo umudugudu yaduhaye umuganda, n'ubundi turacyari gukora. None se nta kintu byangije? Nta kintu byangije cyane uretse amajerekani twari dufitemo amazi 3 yamenetse n'idomoro yo yanaheze mu butaka, n'ubu ntiturayibona. Ariko amajerekani yose yo yabaye ibishwanyagura. Byabaye ari bande bahari? Nta muntu wari uhari, twari twagiye tutashye dusanga ari uko bimeze, hari nko mu masaa 10 imvura ihitutse. Ubwo twageraga ahangaha twahasanze abaturage baturutse mu midugudu igiye itandukanye, ubwo bari bitabiriye guhururira uyu muturanyi wabo Nduwamungu Esidarasi. Icyanzanye ahangaha ni ugutabara umuvandimwe ku kiza cyabayeho, kubera igikuku cyamukundukiye ku nzu tubona gikabije cyane, ndetse twadukuye n'izindi muruza. Ubwo nanjye rero nahuruye nje kutabara cye uwo muvandimwe wanjye. Abamuye mu mudugudu wa Ruvumba akagari ka Jarama. Umuvandimwe wacu akaba yahuye n'ibiza, ubwo rero tukimera kumva ko yahuye n'ibiza nyine, niyo mpamvu nanjye naje gutanga ubufasha kugira ngo tumuhururire. Nabimenye nimugoroba nko mu masaha 11. Imana akiza akaboko ntacyo byangije, usibye nyine ko twashoze duhurura amazi ntasendere mu nzu cyane ngo agire icyo mwangiriza. Gusa icyo tubona cyo gutabarana ni ingenzi, kandi tumaze kumva icyo bimaze. Nahuruye numvise ko hano habaye ikiza ku muvandimwe wanjye, ndamuhururira. Nabimenye nimugoroba saa 11 z'umugoroba, mfata gahunda y'uko ngomba kuzinduka nza kumutabara. Rero mu mudugudu wa Busesonyi uko mbibona ni uko ibiza bimeze nabi muri ibi bihe, ariko ikigaragara cyo kubw'ubufatanye bw'abaturage tuzabitsinda. Icyo nasaba abaturage ni ukugira ngo dukomeze dufatanyirize hamwe, mwene wacu nagubwaho n'ikiza nk'iki dutabarane. Nicyo kintu nasaba abaturage bose mu mudugudu wacu. Nabimenye nka saa 3 z'ijoro, ingoma imaze kuvuga nibwo numvise umwana ambwira ngo yumvise ko ari kwa Ezira tugomba guhurura tukaza tugatabara kuko bagwiriwe n'ibiza. Twaganiriye n'uyu muyobozi w'uyu mudugudu wa Mbogo Mujawamariya Eugenie, atubwira yuko ejo ku mugoroba hagana ku isaha y'isaa 11 aribwo yamenye iyi nkuru y'uyu muturage wagwiriwe n'ibiza. Namagariye umudugudu wa Mbogo, ariko saa 9 namenye inkuru yuko umuturage wacu yahuye n'ikibazo. Wita Nduwamungu Esidarasi, imvura yaraguye kongera umukingo munini cyane wangiza n'idomora iteze amazi. Cyakora kubw'amahirwe nta muntu abashije kugwamo. Uyu munsi nicyo gikorwa twiriweho dufatanyije n'inshuti zacu zo mu mudugudu wa Buseso mu kagari ka Jarama. Baduhururiye, twakoze igikorwa cyiza cy'urukundo cyo gutabara umuvandimwe wacu. Ubu tukaba twizera ko byanze kunze igikuku turagereza uruhande rumwe, umuturage wacu afasha kumererwa neza. Murakoze. Nta muntu cyaba cyagereje ubuzima? Nta muntu rwose wangiritse, niyo mahirwe twagize. Ni iki wabwira abaturage muri iki gihe imvura imeze nabi? Inama nagira abaturage kurushaho kuzirika amazu kugira ngo natabasha kuguruka,
kandi nanone barwanya isuri barushaho gucaho imiringoti kugira ngo babashe kuyobora amazi imivu itarushaho kubatembana. Uyu muyobozi yakomeje ashimira abaturage bitabiriye uyu muganda wo gufasha mugenzi wabo, akomeza kubashishikariza guhorana indangagaciro ya ndi umunyarwanda bakomeza gufatanya mu bibi no mu byiza. Ariko wa muco w'abanyarwanda turawugaruye n'uyu umuntu nyamuntu umunyarwanda nyawe nuza mu birori akaza mu bibazo kugira ngo dusangire ibisubizo. Ndumva rero nk'abaturanyi bacu bano bo mu Buseso namwe na Butare nk'uko mwadutabaye mu birori turi kumwe, mu kibazo turi kumwe rwose. Izi mbaraga ntizigatatane, haba mu cyiza haba mu kibazo, byose tuzabifatanye. Uyu muco dukomeze tuwushyigikire, undi Imana ibahe umugisha. Murakoze. Shimire mwese mu kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Njyewe ndi Nshuti Isaac nk'uko bisanzwe. Niba utarakanda subscribe igihe niki kugira ngo ubikore, icyo bigusaba ni ukureba munsi ya video ugakanda subscribe, ugakanda ku nzogera, ugakora share, like na comment, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho umunsi ku munsi. Reka mbifurize ibihe byuzuyemo ibyiza byose Imana yabateguriye.